Rego abanyarwanda bifite amakano kuburaya kuva kera. Nago ibintu by'ubu bishe nona n'ukuri. Ikintu cyitwa ubusinzi, ikintu cyitwa uburaya. Icupa ni ibintu biri mu banyarwanda kabisa. Bibarimo urebye basogokuruza ngaho mbwira ingo mu ngo 5 urizi baziti 1 2 3 4 5 wazirenga utarabonamo umwana utaro muri urwo rugo utari umugore wo muri urwo rugo tuvuge mu ngo 5 twaburamo urugo rufite umwana wazanywe kwaje tubyemere ako ni kajyanye n'ibidudu yego noneho ese ubu ninde wabihinde bya shitani koko ibintu by'abaramu ibyo byo nukuri ntakubeshya yego kuba ngo mugo kera nungu za Uganda anu bizakenywa nzabande wenda babaranye mu Rwanda uyijyanye muri Uganda kubera iki amatwi nyine nkubwire rega imico myinshi twebwe mu Rwanda turimo ingeri nyinshi abantu bari barahunze bagahunguka turimo ingeri nyinshi uzasanga kuba muri umuna wawe yabikora n'umugabo wawe uretse ubu ngubu technology yaje ubundi cyane ntago byabaga ari ikibazo uyu munsi rero muri kino gihugu cyacu tuvugana utekereza kuzana muri umuna wawe mu rugo ukumva igitima kirakoze kavuga ati ko ari agasasu gato none se nanjye reka ngo bazure umugabo Sabe ibyo goro tubaza twenyine twaranabirambiwe umunyamakuru arabaza ntabazwa ibyo nta bunyamakuru hano mbo uri kwikoresha ikiganiro noneho ndi kuganira n'umugenzi wanjye ikibi ni umukobwa nazanye muri umuna cyangwa mukuru wanjye mu rugo cyangwa ikibazo niwe mugabo uri muri ikibi ni muri umuna wawe urishuwa urugero gendera kuri filime yawe yivuge ni urugero sibyo urabona ko nka cya gikoze yagiye Tsuki agahungu kangisha nta gahungu harimo arabwira ati mabuja reka nkubwire ukuntu byagenze uyu munsi urumva mu rugo hari byahabereye utazi urimo uratomboka ntabwo ushaka kumva umukozi amakuru agiye kuguha abantu mumva abakozi ni bangahe kandi ari isomo nyine nese ikibazo cyabo nabo ko bagira utugambo twinshi ushaka kujya kumwumva uwihaye byo kumwumva ashobora kongeramo ibitari nicyo kibazo avuga ati agiye kunserera ariko ni ukuvuga ngo umugore atagira amakenga muri umuna wawe uko byagenda kose aramugutwara uko byagenda kose ikibazo se nyine ni ngo muri umuna wawe cyangwa abagabo wowe ngibuze yuko umuntu ari muri umuna w'umugore wawe sibyo kuki udashaka kwiyubaha mu buzima suri kuvuga filime yacu yego uriya mugabo ko afitanye past n'uriya mukuru wa Miki kubera icyo aticaza umugore wumvisha communication amubwiye ati mukuru wawe twarakundanye nta n'impamvu yo gukomeza gukurukana umugore abizi neza ko uri ari ex ntabyazi muri filime ntabyazi nta nubwo nabimenya mwitegura none se ikibazo rero gihari ari umukobwa ugiye gutwara umugabo bahoze bakundana aje kuba muri urwo rugo rwa mukuru rwa murumuna we ari n'umugabo wemeye ko bamutwara kandi bajya bavuga ngo aho yaciye ntigire iki n'iki wihuza rero muri ibi bihe rero turimo by'uyu munsi ndashaka kumenyesha ko abagabo ari iboro mana sinatukumo mana Israel ngaha ndayamanitse ndayashwi abagabo ni iboro muri kino gihe tugezemo umufite nakomeze nshuti yanjye njyamba kuri TikTok maze iminsi n'ubu bisaga ziracyarimo harimo umuhungu witwa Stone umurebye Stone siwe ntabwo ujya ubireba abagore b'i Kigali bari kumumaraniraho ako Sabe mbere ko Kigali wanyemere nkakwereka uwo Stone ko aribwo twaganira neza reka turebe njye nibwo nese menya ati umugabo yarabuze niyo mpamvu rero niba umufite umugabo ni ibintu byadanye neza ujya wumva uramaze kukubwira ngo iki kazabere ko ujya ubona uriya muntu waje gukingiza umugabo yasajije abagore ntabwo ari umugabo reka cece kamukwereka turebe mani bijyemo bisemo gahoro rwose umugore waje gukingiza nawe ndamumwereka none se iki sheri yego abagore barinda kubi Sabe